Yes, reka nongere mbasuhuzana ariko mbahani ikaze mwebwe nshuti zacu mudahwema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Reka mbabwire ngo muraba agaciro gakomeye mwebwe mwamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utayikora kuyikora kakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenguru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona mu bambere, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Na makuru rero atumye tuza hano muri studio gitaraganya dore ko dusanzwe tubagezaho amakuru yizewe. Ni inkuru y'umugabo tuzi Nsengiyumva Rukundo, inkuru ibabaje cyane kugeza kuri ubu ngubu. Abafana babanshi bakaba bamuzi ku izina rya Kakajwi, akabazwi nka Kakajwi. Kugeza ubu ngubu akaba ari mu maboko y'ubutabera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu rero uyu Kakajwi twagerageje kuba twavugana n'umuhungu bari basanzwe babana hariya muri ghetto cyangwa se icyo twakwita nk'inzu bari basanzwe babamo hariya. Alphonse Pierre yagize ibyo adutangariza, turaza kumwakira ku murongo wa telefone, turaza kumenya imva n'imvano impamvu Kakajwi yabashije kuba yajya USA, n'impamvu ataba yigaragaza isura ye cyangwa se kabashe kuba yagaragara ari ku mashusho live atambaye icyo twakwita nka face mask. Turaza kumenya impamvu yaba yaramujyanye hariya USA, turaza kurebera hamwe amazina ya se nubwo avuga ko ari Gatanazi, ni Gatanazi koko, ariko uriya muhungu cyangwa se uriya musore Nsengiyumva Rukundo tuzi ku izina rya Kakajwi. Kugeza ubu ngubu turaza kumenya se wa nyawe bwite, dore ko Gatanazi bavuga ko ari umugabo wa nyina ariko atari amaraso ya Kakajwi, atari we wamubyaye ariko akari we afata nka papa we. Kugeza ubu ngubu turaza kumenya andi makuru yose ibimwerekeyeho, ahantu yize, dore ko kugeza ubu ngubu yaje kuba yagaragara kuri social media, abantu bakaza kuba batungurwa. Ariko izi saha tuvugana ariho amakuru ye yose ariho agiye hanze, ubwaje kuba yafatwa akabasha kuba yafungwa mu mvururu cyangwa si mu ntambara yabaye we na mugenzi we, aho babashe kuba bashwana nyine aho muri ghetto cyangwa se mu nzu babagamo, maze bakabasha kuba bashwana bapfuye kuba amafaranga yo kwishyura inzu. Uyu Alphonse Pierre yabashije kuba yayishyura wenyine, maze uyu twita Kakajwi cyangwa se wiyise Kakajwi ari we Nsengiyumva Rukundo akabasha kuba yakanga kumusubiza kimwe cya kabiri, dore ko bari basanzwe babanamo buri wese yishyura kimwe cya kabiri kugira ngo babashe kuba muri iyi nzu aho babaga USA cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Amerika. Kugeza ubu ngubu rero deka tutangire tukubwire uyu Nsengiyumva Rukundo niwe Kakajwi. Kugeza ubu ngubu papa we akaba yitwa Irihose Elia, ari nako se we utunze nyina cyangwa se papa we utunze nyina akaba yitwa Gatanazi, ari nawe avuga ko ari se, ariko ubundi uyu mama we yashatse uyu Gatanazi afite uyu Kakajwi. Urumva ko uyu Kakajwi papa we ni Irihose Elia. Kugeza ubu ngubu uyu Irihose Elia akaba abarizwa hariya mu murenge wa Ntarama hariya hafi na Nyamata, dore ko kugeza ubu ngubu uyu Kakajwi yaje kwiga kuri college nyine ya Ntarama hariya aho ngaho ni mu karere ka Bugesera. Akaba yaragaruke mu wa gatanu segonderi akabasha kuba yacikiriza amashuri, ni nyuma yuko yabashije kuba yatera umukobwa inda, umukobwa witwa Fiona ubarizwa hariya mu murenge wa Nyamata. Kugeza ubu ngubu uyu mukobwa akaba yaratewe inda n'uyu musore Nsengiyumva Rukundo dukunze kwita Kakajwi. Uyu Nsengiyumva Rukundo rero afite imyaka igera kuri, kuko yavutse mu w'ibihumbi 2000. Kugeza ubu ngubu uyu Nsengiyumva akimara kumenya ko yateye uyu mukobwa inda, inzego z'ubugenzacyaha zirimo gushakisha uyu musore, abasha kuba yahungira i Kigali, abasha kuba
kuba yashaka akazi ko gukora mu rugo, akora ahitwa kwa Alphonse. Aha ngaha rero uyu Alphonse yaje kuba yamwirukana, dore ko uyu Kakajwi byavugwaga ko akora ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ibyaha byo gushaka abakobwa cyane. Kugeza ubu aya Kakajwi rero akaba ari kubarizwa hariya USA cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero yabashije gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano za kiriya gihugu cya Amerika, kugeza ubu ngubu aho yabashije kuba yashamirana n'uyu nguyu Alphonse Pierre, akabasha kuba yamuruma urutoki. Kakajwi rero akimara kuruma urutoki uyu Pierre wari urimo kumubaza amafaranga 1/2 cyayo bagombaga kwishyura inzu, dore ko uyu Pierre itariki zikimara kugera yahise ayishyura wenyine. Kakajwi ubwo ntago yari ari mu rugo, aho nyine yaba akigera mu rugo uyu Pierre yabashije kuba yamubaza amafaranga, uyu nguyu Kakajwi bakabasha kuba bashamirana, akabasha kuba yamuruma urutoki. Bikimara kugenda gutyo uyu Pierre nibwo yaje kuba yakifatira umwanzuro wo kutabaza, nuko abantu barahurura. Bakimara kugeraho inzego z'umutekano zibasha kuba zafata Kakajwi zitohoza n'andi makuru, kuko hari bimwe mu bimasike ajya yifashisha ndetse n'ibindi bikoresho biza gukora iperereza, ndetse bibasha kuba bamuta muri yombi, babasha kuba bashyira isura ye hanze nk'uko mubireba kuri screen zanyu. Uwo nguwo niwe Kakajwi, dore ko yaje kuba yamenyekana uyu munsi. Rero navuga ko iherezo kuri uyu musore Kakajwi, navuga ko ibyo kwihishira kwe cyangwa se ibyo kugenda yahisha isura ye adashaka kuba yashaka kwigaragaza byabaye bigarukiye aha ngaha, dore ko amashusho ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hose ndetse ku ma social media agiye atandukanye, ari ifoto ya Kakajwi nyawe atambaye face mask, dore ko akunda kuvuga ko ari umuhungu wa Gatanazi, ariko iri hose Elia akaba ari papa we umubyara. Kugeza ubu rero amakuru ya Kakajwi turimo kuyakurikiranira hafi, tumenye mbese afungiwe hehe, cyangwa se barimo kumupropoza imyaka ingahe, n'ibindi byaha yaba akurikiranwaho, ndetse n'ibindi byo kuba yaba atukana kuri platform cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byose turimo kubitohoza. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri.